Mbanje kubasuhuza nshuti twaremewe imirimo myiza aho muri hose mu bihugu yaba mu Rwanda, muri Amerika, muri Aziya, Oceania n'ahandi hose inshuti zacu ziri. Turabashimiye mu izina rya Yesu, Imana ibahereze umugisha. Njyewe uri aha ngaha tuganira ni Madamu Bishop Uwimana Clementine. Ndongeye kandi ndagarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Nagiraga ngo ubushize ubwo twaganiraga nari nababwiye ko tuzaganira impamvu hari inyungu z'imirimo myiza, Imana ibahereza umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riboneka hano muri Yobu igice cya 31. Turahera ku murongo wa 16 kugeza 20, dutaruke dusome 29 kugera 31. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Uyu ni Yobu wabazaga Imana, yibaza yiburanya, aravuga ngo hari ubwo nimye abakene ibyo bifuza, cyangwa se ngahabwa amaso y'umupfakazi, cyangwa nkiharira ibyo kurya byanjye. N'umupfakazi namuhagarikiye nkiva mu nda ya mama, niba ahari uwo nabonye wishwe no kubura umwambaro, cyangwa indushyi ibuze icyo kwiyorosa, niba ubukenyerero rugwe rutampaye umugisha, kuko mfite umfasha kurema, kuko mfite umfasha irembo. 29 hakavuga ngo hari ubwo nishimiye ukurimbuka kunyanga, cyangwa nkishyirishwa hejuru nuko ibyago bimugezeho, ahubwo sinakundiye akanwa kanjye gucumura, ngo nkwifurize gupfa muvumye. Ahari ubwo abiwanjye batahamije bati, hari umuntu wabona n'umwe wavuga yuko adahagira mu rugo rwe. Nta mushyitsi naraje hanze, ahubwo umugenzi wese naramwugururiraga. 35 akatubwira ngo iyaba hari unyumvise, dore ngiki icyitegererezo cyanjye, ishobora byose nisubize nanjye mbone ibirego byanditswe n'umwanzi wanjye. Amena. Uyu ni Yobu wavugaga aya magambo, umukozi w'Imana Yobu. Ahangaha nje kumukubwiraho, ariko ngira ngo nkubwire ku mbaraga z'imirimo myiza umuntu ajya akora. Tukiri muri ubu buzima tujya dukora imirimo myiza, ariko iyo mirimo myiza dushobora kuyikora tukayiherekesha amagambo atari meza, bigatuma imirimo yacu itagira inyungu imbere y'Imana. Ariko iyo twayiherekesheje amagambo meza
imirimo yacu igira inyungu, igira imbaraga, igira n'ibisubizo byiza, kuko twayiherekesheje amagambo meza. Ariko nuyiherekesha amagambo mabi, ntabwo uzigera ubona inyungu z'imirimo yawe ukora. Nuyiherekesha kuyikora ukajya no kuyiratira abandi cyangwa kwivuga n'ibyo utakoze, nta mbaraga uzigera ubona cyangwa ugira. Iyo mirimo yawe nta mbaraga izigera igira imbere y'Imana ngo igira aho yandikwa. Iyo mirimo ngo aba ari ibikengeri, kubera ko nta mbaraga yigeze igira imbere y'Imana. Wayikoze ariko wayikoze nabi, uyiherekesha amagambo. Aha rero niho umukozi w'Imana yavuze ngo hari ubwo nimye abakene ibyo bifuza, cyangwa se ngahabwa amaso y'umupfakazi, cyangwa nkiharira ibyo kurya byanjye imfubyi, ngo haraho naba narigeze nima amaso yanjye umupfakazi, cyangwa se haraho naba narihariye umukene nkashaka kubaho nzamuwe n'ibye ntazamuwe n'ibyanjye. Yobu arabaza, agenda abaza hirya hino, agenda bibaza ibyo ngibyo. Ageze 18 aravuga ngo ahubwo uhereye mu busore bwanjye yankuriye iruhande, uhereye mu busore bwanjye yankuriye uruhande, ndi nkasi n'umupfakazi namuhagarikiye nkiva mu nda ya mama. Ahangaha Yobu aravuga ati imfubyi nayibereye nkasi, iririra ku rutugu rwanjye pawayo. Umupfakazi ndamuhagarikira kuva nkiva mu nda ya mama, ndamuhagarikira kugira ngo agira ijambo. Ntabwo nigeze mwima ijambo. Ahangaha Yobu yari arimo avuga aya magambo kuko hari benshi bari bamaze kugenda bacyurira Yobu, bari bamaze kugenda babwira Yobu amagambo akaze, babwiraga Yobu amagambo ashaririye, bakamubwira ati ko ari wowe wungaga izivunitse, ko ari wowe wajya gukomeza amava asukuma, none kubera iki uyu munsi umeze gutya? Batangira kumushinza ibyaha, kandi bari inshuti ze. Batangira kumushinza ibyaha, batangira kumuvuga amagambo, batangira kugenda bongorerana hirya hino, bavuga ati uyu mukozi w'Imana ibi ngibi birimo kumubaho ni ibihano, ni ingaruka. Hari igihe ujya ugera mu kibazo, wagera mu kibazo abantu bakwitegereza bakakureba, kandi yenda bazi n'imirimo myiza wakoze. Birashoboka ko bayizi cyangwa batanayizi, ariko bakavuga bati aka kanya uyu muntu yaracumuye, ahubwo yatubeshyaga, aka kanya ari bihano, kubera ko iyo ataba mu bihano ntabwo yakagizweho n'ingaruka zingana gutya, ntabwo yakagizweho n'ibyago bingana gutya. Abantu bajya bakwibeshyaho, abantu bajya bagutekerezaho byinshi, ariko shuti yanjye, komeza imbaraga z'imirimo yawe myiza, komeza uha agaciro imirimo ukorera Uwiteka, kuko iyo mirimo ifite aho yandikwa, kandi iyo mirimo ndabizi neza ko izaguhesha n'ubugingo buhoraho. Muri Kristo Yesu ubugingo twarabuhawe, kuko tukimara kwatuza akanwa tukavuga ngo twemeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, ubugingo twabuherewe muri we ubwo yatugiraga ku musaraba, akabambwa tukabamburwa, akabazwa tukababarirwa. Ubugingo twabuherewe muri Kristo Yesu, ariko
rero ndagira ngo nkubwire ngo vana amaso ku bantu kucyo bakuvugaho, uhanga amaso ku Uwiteka kuko ni ujya uvuga igikwiriye ku buzima bwawe. Abantu ni abantu bakuvugaho icyo bashaka, kubera ko niko turemye, niko abantu turi. Ariko ntibiguce intege, ahubwo komera mu murimo w'Imana, ukomere mu masezerano, wumve neza ko yavuganye nawe, ibyo yavuze ari ukuri. Wowe ntucike intege, ari uwakurwanyije, ari uwakuvuzeho ibibi, wowe ntucike intege, ukomerere mu masezerano no mu mbaraga z'ubushobozi bw'ijambo rya Kristo, kubera ko nukomereramo aho ngaho ariho uzahererwa umugisha. Imana idufashe cyane. Ngo Yobu arangije ageze ku murongo wa 29 aravuga ngo hari uwo nishimiye kurimbuka kunyanga, hari ubwo nishimiye kurimbuka kunyanga, cyangwa nkishyirishwa hejuru nuko ibyago bimugezeho. Mwene data turimo kunyumva, aho uri hose mu gihugu, aho uri hose mu isi hose, yaba uri muri Amerika, yaba uri mu Rwanda, yaba uri mu Burayi, yaba uri hehe, aho uri hose ku isi, ndagira ngo nkubwire ngo ntukishimire ibyago by'abandi, ntukishimire ikibi cyabaye ku bandi. Ntabwo wari umurimo mwiza, uwo ni umurimo mubi uzanwa na kamere, ariko umurimo mwiza ni umurimo wo ubabazwa mu gihe na mugenzi wawe ababaye. Niba mugenzi wawe ababaye, babarana nawe. Niba yishimye, wishimane nawe. Naho yaba yarakugiriye nabi, ishimane nawe. Niba yaragututse cyangwa akakuvuga amagambo, cyangwa mu gihe wari uri mu byago akaba yarakwishimye hejuru, we wimwitura icyo ngicyo ngo wumve ko nawe uri bumwishime hejuru. Ahubwo menya neza yuko ugomba kujya imbere y'Imana ugasenga. Niba hari icyo ugomba kumufasha ukakimufasha, ugasenga uvuga uti Uwiteka ndagira ngo umurengere, ndagira ngo umufashe, ndagira ngo umutabare, ndagira ngo umurwanirire, kubera ko niwe nyir'urugamba, niwe wo kurwana intambara. Wowe senga, nicyo usabwa gusa. Imana idufashe cyane. Ageze aha hepfo ku murongo wa 31 aravuga ngo hari uwo iwanjye, hari abo abiwanjye batahamije bati hari umuntu wabona n'umwe wavuga yuko adahagira mu rugo rwanjye. Uyu ni Yobu ukivuga aya magambo. Yobu aravuga ngo iyaba hari unyumvise, dore ngiki icyitegererezo cyanjye, ishobora byose nisubize, nanjye mbone ibi irego byanditswe n'umwanzi wanjye. Ishobora byose. Yobu yari amaze kwigenzura, Yobu yari amaze kwitekerezaho, arareba aravuga ati noneho ishobora byose, ishobora byose, ngaho niyandike, irebe, imbwire, nanjye menye iby'abanzi banjye bantekerezaho, iby'abanzi banjye bamvugaho. Yobu yarageze kure. Yobu byari bimaze kumukomerera, abamucyurira babaye benshi, abamushinyagurira babaye benshi. Arangije aravuga ati noneho
ni Imana nibyandike, nimara kwandika nanjye ndebe iby'abanzi banjye bavuga, nanjye ndebe ibyo bamvugaho, nanjye ndebaho ntatunganye, nanjye ndebaho nacumuriye. Arangije aravuga ngo nimara, ahari birashoboka ko hari aho naba naracumuriye, ariko niba hari aho nacumuriye nibandege byandikwe mbimenye, nanjye menye icyo gukora. Nshuti yanjye, ntukababazwe nuko abantu bakuvuze cyangwa abantu bakwanze, ahubwo ujye utekereza, ugenzura, uceshure neza, umenye niba ibyo bakuvuga ari ukuri. Nusanga atari ukuri, ubwira Uwiteka ngo Uwiteka we, kubera ko ibi ngibi barimo kuvuga atari ukuri, mpa n'umutima, mpa n'imbaraga zo kubyihanganira kugira ngo mbashe gukomeza urugendo. Birashoboka ko wabyumva bikagukura mu murongo, birashoboka ko wabyumva bikagukura mu mwanya, ariko ndagira ngo ngusabe kugira ngo ntukavanwe mu murongo n'ibyo uri kumva hirya hino, kuko abantu badutekereza uko babyumva n'uko babishaka. Buri wese agufataho ijambo bitewe n'uko abishaka, cyangwa se n'umwami ari gukorera uwo ari we. Ariko wowe hanga amaso ku Mana, kora imirimo yawe myiza. Niba wayikoze bakavuga kuri kwibonekeza, bihorere babivuga, ariko nawe ukore, kubera ko ni wo murimo wawe, ni wo muhamagaro. Niba ari wo muhamagaro, ukomeze, wicibwa intege n'ibyo abantu bavuga, wicibwa intege n'abaturanyi, wicibwa intege n'abo mukorana umurimo, wicibwa intege naho ugenda, ahubwo komeza imbere. Uwari ugutegerejeho ko navuga uri buze gucika intege ukarekera, aze kukubona ahubwo wongeye kugira izindi imbaraga, aze kukubona ahubwo wakomeye cyane kurushaho, aze kukubona hari ahandi wageze, hari n'ibyo wungutse. Imana idufashe cyane. Iyo niyo mirimo myiza umukristo ajya akora, umurimo mwiza umukristo ajya akora ukagira umumaro kube ndetse nawe ubwe. Ni ugufasha abarwayi, ni ugufasha abakene, ni ugufasha uwaburaye. Menya ko yaburaye, nawe ugira icyo umuha. Niba ari mu butunzi bwawe, niba ufite imbaraga mu butunzi bwawe, gira icyo umufasha, gira icyo umuha. Wimurebera ngo umuseke, wimuserereza, cyangwa ngo nawe umufateho umwanya n'igihe. Hari abantu bajya basaba ku muhanda, babageraho bakavuga ngo abangaba nabo ngo baba baduteye ubuti, ngo abangaba nabo ngo bagenda basabiriza gusa. Niba utamuhaye, ceceka. Iyo ntabwo ari imirimo yawe myiza, ceceka. Iyo ngiyo uri gukora ntihesheje Imana icyubahiro. Kora imirimo yawe myiza, mufashe. Niba kumufasha bikunaniye, menya neza yuko ugize ute, menya neza yuko niba kumufasha bikunaniye ugomba guceceka ukigendera. Uwo kumufasha naza ari bumufashe, ariko icecekera utuze, umenye neza yuko undi wisobanukiwe cyangwa wasobanukiwe ibyakora naza ari buze kumufasha. Imana yo mu ijuru idufashe cyane. Uyu mukozi w'Imana Yobu ntabwo ari uko ntabwo ari uko yari yihebye, ntabwo ari uko byari bigoranye cyane kuba yagira undi mumaro wundi yamara, ariko Yobu we aravuga ati uko byamera kose, iyo niringiye niyo nizeye, ndabizi neza ko ifite imbaraga zo kundwanirira, ndabizi neza ko ifite imbaraga zo kungirira neza, ndabizi neza ko iyi nzira ndimo kunyuramo nimara kuyisohokamo, nzayisohokamo meze nk'izahabu nziza. Abantu benshi bahura n'urugamba, bamara guhura n'urugamba
bakumva ko byacitse byayobye, bakumva ko birangiye, bakumva ko ari aho gusa bari bugombe kugarukira. Nyamara urwo rugamba uciyemo ntabwo ari urwo kuguca intege, ahubwo ni urwo gutuma ukomeza imbere, ugakomeza ku murongo kugira ngo uzamure revo y'amasengesho wari ufite. Niba wari uri hasi, sikariye wari uriho niba yari ya 5, nibura uzamuke kugeze ku ya 9. Imana yacu idufashe cyane. Uyu mukozi w'Imana Yobu ajya mfasha, ajya nanyubaka. Nawe urimo wumva twaremewe imirimo myiza, uyu mukozi w'Imana agufashe kandi akubake. Imana idufashe cyane. Hari ibintu 5 byamfashije muri iri jambo umukozi w'Imana Yobu yanditse. Ijambo rya mbere riravuga ngo Imana yaramwunamuye. Uyu mukozi w'Imana Yobu ngubwo ba Elifazi inshuti ze magara yizeraga cyane bari bamaze kumurambirwa, bari bamaze kurambirwa intambara arimo gucamo, bari bamaze kurambirwa ikigeragezo arimo gucamo, babona umunsi ku wundi habaye kimwe, ejo haje ikindi, babona isaha itari yashira ikindi kikaba kiraje, ngo batangira kwiburanya, batangira no kumuburanya, bamuhata ibibazo. Baravuga ati reka ntabwo bibaho, ntibinashoboka kuyu yaba ari umukozi w'Imana nyakuri ngo ahure n'intambara zingana gutya. Uyu ntiyaba ari umukozi w'Imana nyakuri ngo ace mu bibazo bimeze gutya. Abantu bashobora kukwibeshyaho, ariko Uwiteka Imana ukorera ntabwo azigera kwibeshyaho ngo batangira kumucira imanza. Ubwo ngo hari haje ngo kuvuga ngo abana be bapfuye, uyu mukozi w'Imana bamubwiye ko abana be bapfuye, ngo inshuti ze magara zari ziri hafi ye ziravuga ati reka mbere byari ibishyute, none n'abana koko, n'abana baragiye. Wakihannye ibyaha byawe wa mugabo we, wakihannye ko ari Imana ikubanguriye ukuboko, ko ari Imana irimo kuguhana. Icya kabiri nuko Yobu Imana yamugaruriye abari baramuvuyeho, baza bamuzaniye n'amaturo. Ngo ubwo bagenzi be bari baramuvuyeho, baramushizeho, ahari ntibibukaga ko yari n'inshuti yabo, baramusize baragenda. N'umugore we aramusigara agenda, amaze kumutagiye nabo bamutaye bagiye. Arangije aragenda asigarana n'imbwa ye, abantu bose bamurangiyeho. Inshuti yanjye ushobora kugera mu bibazo inshuti zikagushiraho, ushobora kugera mu ngorane abantu bakagushiraho, buri wese akagufataho umwanya n'ijambo. Ibyo ntibikaguca intege, komeza usenge. Iyo wiringiye wizeye izagufata amaboko, komeza wizere. Ubwo n'umugore we yaramutaye, byari ibindi, byari ibikomeye. Ntugatekereze ngo n'umugore wanjye yamvuyeho, n'umugore wanjye yantaye twararanaga mu buriri. Ahubwo utekereze ko nawe ari umuntu, utekereze ko nawe akubona nk'uko n'abandi bose barimo kukureba. Ahubwo uhanga amaso ku Uwiteka, ngo baki Uwiteka Imana ngo abibonye yitegereje ko Yobu ibyo arimo kunyuramo byose nta cyaha na kimwe yigeze abikoramo, ahubwo ari uko Uwiteka yari yamwirasa imbere y'umwanzi Satani. Arangije aravuga ati uko byasa kose, nuko byamera kose, uko byaba bimeze kose, nuko bizaba bihagaze kose, ibi ngibi ndi kunyuramo nimara kubisohokamo nzaba ameze nk'izahabu nziza. Imana imwitegereje irebye iravuga ati noneho rero icyaba cyiza nuko aba bantu bagomba kumusubiraho bakamusaba imbabazi, nuko aba bamutaye ari nabo bagomba kongera gutuma yevariwa,
zongera gutuma atera imbere. Ngo Imana ibwira ba Elifazi ngo noneho nimusubireyo ngo mugende, ngo ibyago byabaziye nta wundi wo kubakiza uretse Yobu wenyine, umugaragu wanjye nkunda kandi nishimira. Nuko ngo asubirayo, ngo Yobu atangiye kubasengera. Haleluya, Imana idufashe cyane. Ngo Yobu atangiye kubasengera, ngo Imana ihera ko ako kanya iramufatira mwunamura. Oh, haleluya. Imana iramwunamura, Imana iramukiza, ngo irababwira ngo mbere yuko mujyayo ngo mugende, ngo kandi abari mwebwe mujyana n'amaturo, abari mwebwe mujyana ibimasa, abari mwebwe mujyana inyana n'imikumbi, mubishyire umugaragu wanjye Yobu, kuko ibyo yahombye ni byinshi, mubimushyire. Ngo barongera barakata bamugarukaho. Imana idufashe cyane. Icya gatatu, uyu mukozi w'Imana Yobu yararimo avuga ngo Imana yamuhaye amahirwe aruta aya mbere. Imana imuha amahirwe aruta ya mbere. Shuti yanjye, ibibazo urimo numara kubisohokamo, Imana izaguha amahirwe aruta ya mbere. Imana izaguha amahirwe yo kuyikorera birenze uko wayikoreraga. Imana izaguha amahirwe yo kongera kubona abandi bana bashya nanone. Kandi ngo Yobu uyu nguyu yari yarakuweho n'abana, ngo abana be bari barapfuye, ngo barakuwe mu mubiri. Ariko ahangaha umukozi w'Imana Yobu ngo arimo kubasengera, Imana yemera neza ko n'abana igomba kubamuha. Ntabwo Imana yaguhereza ibintu gusa ngo ikwime n'abana, ntabwo Imana yaguhereza amafaranga gusa ngo ikwime n'abagukomokaho. Iyije isubiriza byose icyarimwe. Imana yacu himbazwe. Imana idufashe cyane. Bantu b'Imana bari kuri twaremewe imirimo myiza, izi ni imbaraga n'inyungu byo kuba warizeye, byo kuba warihannye by'ukuri, byo kuba wiringira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ku nyungu, izi ni inyungu z'imirimo myiza tujya dukora turi muri uyu mubiri. Ngo Imana irongera imushumbusha abana. Yukomeje ahepfo aho ngaho n'ubundi mu gice cya Yobu, yukomeje hepfo usanga Yobu uyu nguyu abana Imana yongeye kumuha, ngo barutaga abana yari yaramuhaye ubwa mbere, barutaga abana yari afite. Ngo ubwiza, ngo nta mukobwa mwiza wari uri mu gihugu cya Yobu wari urimo warutaga umukobwa wa Yobu. Nta numwe wari uhari wamurushaga ubwiza. Ariko kubera yuko Yobu uyu nguyu yakoreye Imana, yari umukiranutsi utunganye, Imana ikunda kandi yishimira, bituma Imana yongera kumugarukaho, imugarukaho, imuha ibintu, imuha n'abantu, imuha n'amatungo. Inshuti ze ziragaruka, umugore we aragaruka, kandi yari yaramutereye imbwa arizo zamurigataga ibisebe gusa. Niyo nshuti yari asigaranye, ubwo umwizerwa we yari amaze kumusiga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hejuru y'ibikurwanya hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Hejuru y'ibiguhiga hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Wowe menya uwo muhanganye uwo ari we, uhanga amaso k'Uwiteka, kuko niwe gisubizo cyawe. Imana y'amahoro iduhereza umugisha. Ageze hepfo ahangaha nakubwiye ko nkubwira ku bintu bitanu Imana nasanze muri iri jambo. Imana yagiye ikorera umugaragu wayo Yobu. Imana yamuhaye urubyaro
ruruta urwa mbere, abona n'abuzukuru n'abuzukuruza, ndetse abona n'ubuvivi, abona ubuvivi, abona abuzukuru, abona n'abuzukuruza, kubera yuko iyo batigeze ahakana Imana ye ngo apfe nk'uko umugore we yabimubwiraga. Umugore we yaramubwiraga ngo ihakana Imana ubundi wipfire, kubera ko n'ubundi Imana wiringiye yaragutaye, Imana wiringiye yaragusize, Imana wiringiye yarakuretse. Ariko Yobu Imana ikimara kumwunamura, ikimara kumusubiza byose, za nshuti zaragarutse, umugore aragaruka, barabana, babana neza, babana amahoro, ngo ndetse bashumbusha n'abandi bana, ibaha byinshi birenze n'ibyo bari batunze. Imana idufashe. Haleluya. Ageze gatanu, Imana yakuriyeho Yobu gukenyuka. Imana idufashe cyane. Imana yamukuriyeho gukenyuka, ubwo yaragiye gukenyuka, Imana yo yamwongerereye kurama. Tujya twongererwa igihe cyacu cyo kugira ngo tubeho, tujya twongererwa igihe cyo kurama muri Kristo Yesu. Ntukihebe ubona wageze mu bikomeye, ntukihebe ubona wageze mu bibazo, ntukihebe na rimwe, kubera ko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwacu, kandi ari mu ruhande rwacu umubisha ntawe. Niyo mpamvu ngira ngo nkubwire ngo ibyo ubona uri kunyuramo n'inzira ubona urimo kunyuramo, ihangano tuze, kubera ko na Yesu umwana w'Imana yabinyuzemo ubwo yari ari hano ku isi, aje kukwitangira, aje kunyitangira, nawe yabinyuzemo. Niyo mpamvu ngira ngo nkubwire ngo mbere y'igihe ntabwo ari igihe, na nyuma y'igihe si igihe. Ihangano tuze, kubera ko Uwiteka Imana naza araza amareho byose, arakuraho byose. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Iri ni ryo jambo nari nateguye kugira ngo tuganireho uyu munsi. Nagiraga ngo ndikubwire, ngira ngo nkumenyeshe yuko Imana ijya yibuza inama mbi zo kuba yakugirira nabi umaze guhindukira. Imana y'amahoro iguhereza umugisha wowe urimo kumvira ijambo, kandi gukomeze, kubera ko nta kindi kiri hejuru y'umugambi w'Imana. Ibyo Imana yibwira kukugirira ni byiza si bibi. Imana idufashe cyane. Rero ijambo umwami yari yanshyize ku mutima ni iryo ngiryo nagiraga ngo tuganireho. Imana idufashe cyane. Reka twinjire mu mwanya wo kugira ngo dusenge Imana. Uwiteka kwiharire. Uwiteka Mana ndagushimye, Uwiteka ndakubashye, ngusize hejuru, niryo zina ryawe ubihimbarizwe. Nyemerera iyi saha, uyu munota, nanjye ngira icyo mvugira imbere zawe Data. Mbanje guhagarara nk'umugaragu wawe Nehemiya, mvuga ngo weze buri umwe wese uri kumva iri vugabutumwa muri twaremewe imirimo myiza, umwejesha amaraso yawe, kandi ineza n'imbaraga zawe bikomeze kuba mu ruhande rwe, kuko uri mu ruhande rwacu mubisha ntawe. Niyo mpamvu nanjye nkwinginze kugira ngo Uwiteka we, iri jambo ryawe ndaribibye nk'umukozi wawe, ndakwemereye kugira ngo Uwiteka ribe igitembo, reka mbi igitembo unyuzamo, kugira ngo rishore imizi, rigere ku bwoko bwawe aho bari hose, mu isi yose aho buri mwaryumva ari. Ndakwinginze kugira ngo Uwiteka rimugereho, kandi rigire byinshi rihindura, rigire ibyo rirema mu buzima bwe, uhindura ubuzima bwa buri umwe.
birashoboka ko iri jambo aryigishaho ariko uyu munsi rikaba ryongeye kumubera rishya. Reka rihindura imitima y'abaryumva bose, kandi inkomezi zawe Kristo ziva kuri wowe zikomeze buri umwe wese. Ganza tegeka rero, kandi ufasha abagabo n'abadamu, ufasha abasore n'abakobwa, ufasha abana batoya. Uwiteka Imana, ndakwinginze kugira ngo imbaraga zawe zikomeze kurwanirira buri umwe. Ufite urugamba cyangwa intambara zitandukanye, umwereke kubwira ijambo yuko nta kirogoye umugambi wawe, kandi gukomeza kukwizera ari byo bizamushoboza kuzimya imyambi y'umwanzi. Ngaho ganza tegeka ku buzima bwacu, tubisenze twiringiye twizeye ni mu izina ryawe Yesu, amen.